Umukire w'umumiliyoneri rero turakomeje twagiye. Ese ibyo nabonye namwe mwaba mwabibonye? Ese mwaba mwabonye yuko Shalom atigeze apfa? Ese kubera iki byaba abashinzwe umutekano harimo na Lucky yaba yaratanze abwira uwitwa Cedric yuko Shalom yaba yarapfuye? Byaba bimeze bite? Ibyo ngibyo mwaba mwabibonye? Ese mwaba mwabonye uriya mukobwa uri kumwe na Shalom arimo kumwita ngo sheri? Ese yaba ari Gihozo nabonye neza? Ese mwese mwabibonye? Sinzi nimba mwabibonye. Ese mwumiwe? Ko nanjye numiwe. Ese ni ibiki? Ese bimeze bite? Ese ni inzozi wenda tuvuge ko uwitwa Gihozo yaba arimo kurota cyangwa undi muntu arimo kurota? Ibyo ngibyo reka turebe ukuntu bimeze. Noneho byaba bigiye gusubirana none irudobi, kandi ubukwe bwa Alice na Shalom bwari bugeze kure, bugeze hafi cyane, bugiye guhita bubaha ubukwe bwa Alice na Cedric nako rero twabonye uwitwa Shafi ava muri gereza arimo kuvuga ngo umuntu witwa Gihozo, Cedric ndetse na Alice baraje bamubone kuko baramuhemukiye. Ibyo ngibyo twarabibonye twese, tubona uwitwa Dani bitewe n'ukuntu papa yarimo kwitwara ajya kureba uwitwa Cedric amubwira ati Cedric umfashe umbwirire mushiki wanjye Alice basi aze yigaragarize papa, kuko papa yarakaye yanutse, ibintu bimeze nabi. Ati byasubiye noneho nabi, kuko gucamo uku kwezi kose atarimo kubona umukobwa we, atarimo gusa nkaho ari urimo kubinsunikiraho, kandi ari mu bantu babiteye gutuma Alice agenda. Ati rero mfasha umbwirire Alice kuba yaboneka rwose ni ingenzi. Ati umwumwirire. Ndamubwira ati rero Alice ndaza kumubwira, ariko sinzi nimba ari bubyemere. Ati uwo mungeragereze nta kibazo. Aho ngaho twese tubona rero witwa Cedric nawe agenda akabwira Alice, amubwira ati rero sheri wanjye hari ikintu nshaka kukubwira. Ati Dani umungu avuye kundeba, tumaze kubonana, arambwira ati papa wawe yakaniye muze yasaze, ati arashaka kukubona. Ati byakaze rero. Ati rero Dani arimo kumbwira ati nimba wagenda ukamwiyereka, ati nyine sinzi nyine ukuntu uri bubigenze, nimba wagenda ukamwiyereka sinzi ukuntu uri bubigenze. Ati kuko mama wawe ngo yabibwiye mama wawe, ariko mama wawe ntabwo byagenze neza. Alice aramubwira ati rero ati abo bose ati banza barimo kukubeshya, kuko ngiye mama wanjye twarivugane, kuko twabonye witwa Alice avugana na mama amubwira ati amubwira byose, amubwira ko atwite, amubwira ko basigaye abana n'umuhungu bakundana, amubwira ko agiye gukora ubukwe. Undi amubwira ati rero mama wanjye twaravuganye, kandi ngiyeyo ntekereza yuko nta kibazo, ko mama wanjye naramubwira ati ntagire ikintu ababwiye. Ati rero ibyo ngibyo sheri wanjye ahantu ndi ndatuje, kuba turi kumwe ndatuje. Ndamubwira ati yego nanjye kuba nahanga kubona nanjye ni byiza pe. Ati rero ibyo ngibyo ahubwo dukomeze twipangire ubukwe, ibyo bindi bishyire ku ruhande. Rero Alice ahita afata n'umwanzuro, ahita agenda ahamagara uwitwa Lucky, aramubwira ati rero Lucky nkeneye yuko ujya kugira ngo papa wanjye uramizi nimba yambuze yatangiye kurakara none mama yabijemo, ati ashobora kugenda agatanga ikirego. Ati yo ndagira ngo ugende ahubwo umubwire yuko uwitwa Gihozo yaba yaratanze ikirego, atanga ikirego. Ati rero nirwe kuza nyine kugira ngo ataza nyine nko kuyobya uburari. Agenda ambwira ati Gihozo yatanze ikirego n'iki, ku buryo papa we niyumva yuko Gihozo yatanze ikirego aho atari bwirwe ajya kugitanga. Ibyo ngibyo twarabibonye. Rero twese tugaruka kuri papa Alice, uwitwa Shafi wundi twabonye ava muri gereza yaje aza aramubaza ati rinde, ati ndi inshuti ya Dani. Ati rero ndimo kwibaza aka kanya uyu Shafi we uje akaza ari umwanzi wa Cedric, Alice na Gihozo, we ni muntu ki? We ese bimeze bite? Ibye bimeze bite? Uwitwa rero papa Alice murabizi ko aba afite ibibazo byinshi, utuntu tw'utubazo twinshi agenda gutega. Aramubaza ati ese uruwahiye? Ndamubwira ati mvuye hanze maze igihe kinini nari inaha, kandi mwibuke ko avuye muri gereza.
ati rero rwose undi amubwira ati se uturuka hehe, uva mu yihe, ubu ngubu usigaye uba hehe? Ati nsigaye nibera mu ntara mu kahe karere, akarere arakananirwa. Nyine ntiyavuga ahantu akomoka, ariko nyine biba byagaragaye ko umuntu afite amanyanga. Umubona nk'umuntu mukuru yagaragaye ko umuntu afite amanyanga. Arangije aramubwira ati se muhamagare Dani aze mube mwabonana. Aramubwira ati oya nta kibazo. Bigaragaza ko undi y'umuntu bimeze bityo ntanakwake nimero z'umuntu ngo bavugane, bigaragara yuko uwo muntu ikiba kimugenza ataba ari ikintu cyiza. Twarabibonye yuko imigambi mibisha yavanye muri gereza uwitwa Shafi atari ibintu byiza. Aho ngaho twavuye twongeye twibonera uwitwa Tricia ahamagara Lucky amubwira ati ndagukumbuye, ibintu nk'ibyo ngibyo, murabizi ko basigaye bakundana. Arangije aramubwira ati rero nta kibazo, ngiye kwa Alice, hari utuntu ngiye gutunganya, ati we ndaza kugucaho mvuye mu kazi. Undi ati nta kibazo. Rero uwitwa Lucky yahise agera kwa Alice, arangiza asanga aho papa we baraganira. Sinzi niba mwabonye akantu ko gukoma papa we ku kaboko, papa arihanagura, nyine byasaga nkaho sinzi, ariko nyine biriya ntabwo ndi bubitindeho. Gusa yasaga nkaho nyine arimo kumutera nk'ubwo, amubwira ati wowe ibintu urabizi yuko uwo mukobwa wawe nimba akundana n'uwo muhungu, bishobora no gutuma uwo mukobwa wawe nyine abura. Ese aranamubaza ati ese uwo mukobwa nakomeza gukunda uwo muhungu bizagenda bite? Undi aravuga ati rero umukobwa wanjye nimba naranze uwo muhungu bitewe n'ukuntu areshya, bitewe n'ukuntu agira ute, ati ibyo ngibyo mubanze munshakire umukobwa, ibindi tuzabijyamo nyuma, nzamenya icyo gukora nyuma. Ariko nuko bisa nkaho uyu mupapa arimo kugenda yigiza nkana, ariko n'ubundi akenshi n'undi namara kumenya yuko Alice atwite nta yandi mahitamo azagira, byanga byakunda, nta yandi mahitamo azagira pe. Rero twaje kubona uwitwa Lucky yahise asezera avuga ati reka ngende nta kibazo. Tubona Alice na Cedric bari mu byishimo, barimo gupanga ibintu by'ubukwe byabo, bameze neza, barimo kwerekana invitation bagiye gukora. Ese ubukwe bwa Alice buraza kugenda neza? Ese ubukwe bwa Alice buraza kuba? Ko noneho hajemo abanzi benshi, uwitwa Shafi, uwitwa nde. Noneho twaje no gutungurwa no kubona uwitwa nimba ari Gihozo, nimba sinzi nimba narebye neza. Ubwo ngubwo tumaze kuva kwa Cedric twese tubona uwitwa Shalom aryamye ku mukobwa, ariko nabonye bisa nkaho ari Gihozo, avuga ko ati sheri bimeze bite? Ese uyu yaba ari Gihozo? Yaba ari Gihozo? Ese uyu nguyu yaba ari Shalom utarapfuye? Kuko sinzi ukuntu byaba bimeze, ibi bintu uko byaba bimeze. Uwitwa Aria twaramubonye, nawe twabibonye, Aria ajya guhura n'uwitwa Tricia amubwira ati nshaka kuba inshuti yawe, ibintu nk'ibyo, nshaka kuba inshuti yawe. Niwe rwose nabonye mu bantu bari hafi ya Cedric. Gusa ikintu twakunze nuko twabonye ko umuntu witwa Tricia afite ubwenge mu mutwe, afite ubwenge. Yese yamaye nk'umubwira ati yego nta kibazo twibera inshuti. Yamaze kugenda amubwira ati wowe urashaka ko tuba inshuti? Ati se ari umuntu ukuyobewe? Aho ngaho dufite abanzi, witwa Aria, dufite uwitwa Shafi. Ese na Shalom bibaye atari inzozi, yaba agarutse? Ese byaba byaragenze gute? Reka dukomeze dutegereze turebe ukuntu bimeze. Mukomeze mugire ibihe byiza.